Bakunzi bo KWOGA official turabashoje. Tubaye kaze mu biganiro byacu. Ugikanda kuri subscribe no kuri akantu kameze nk'inzogera waruciye kubiri no kubura ibiganiro byiza nk'ingibi tubagezaho. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri homemade cyangwa se ya programme twazaniye abakunzi bacu ibafasha kwihangira umurimo ndetse no kumenya icyo wakora wibereye mu rugo, kikakurinda gutakaza amafaranga ujya kugihaha. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakora isabune yo koga, bar soap, itanga urufuro rwinshi, yifitemo ubushobozi bwo kureta, ifite impumuro ndetse ifite n'ibara. Ntucikwe. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 82 80 20 cyangwa se 07 29 92 03 13. Ibikoresho tugiye kwifashisha harimo ibi bikurikira. Tugiye kwifashisha amavuta litiro imwe, niyo mu bwoko bwa imise, bamwe bakunda kwita amavuta ya coconut. Ni amavuta aturuka ku ngazi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga caustique, niyo ituma amavuta abyara isabune. Ubundi abahanga bavuga ko iyo ufite amavuta na caustique uba ufite isabune. Uzanasanga kenshi na kenshi mu bigo bya secondaire bakunda gukoresha amavuta na caustique bakabona isabune, ariko ugasanga yagiye isigaramo amavuta atakoze reaction cyangwa se ativanze na caustique, ugasanga isabune ariko irimo amavuta bamwe imbere. Rero kuri uyu munsi wa none nagira ngo tuze gukora hamwe isabune imeze neza yo gucuruza cyangwa se ukaba wayikoresha mu rugo. Ku mwanya wa gatatu turifashisha yitwa whitening, ni ifu cyangwa se powder yongera ireme mu isabune, ituma isabune igira ireme cyangwa se itaba igihohoye. Ku mwanya wa kane turasanga silikate. Silikate ituma isabune ikomera itavungagurika cyangwa se kuba isabune yakwitura hasi ntimanyuke. Ku mwanya wa gatanu ari naryo banga rikomeye cyane kugira ngo isabune yacu izane ifuro, ariko nanone ibisabune ikoreshwa ku ruhu. Dushyiramo icyitwa silifonike, twongeramo kugira ngo twongere urufuro ndetse kugira ngo tugeze ku kigero cy'ubusharire nkenerwa, aribwo buri hagati ya 7.4 kugeza ku 9. Nukoresha twa dupapuro dupima ubusharire, uzajya ufata imvange yawe ya bya bintu byose twavuze hejuru, harimo amavuta, harimo whitening, harimo caustique, harimo silikate, ariko niwongeramo silifonike bizatuma, donc nupima mbere utashyiramo silifonike uzasanga isabune yawe ifite pH cyangwa se ubusharire buri muri 13, ariko niwongeramo silifonike bizagufasha kuregera. Donc uyikure kuri 13 uyizane kuri bwa busharire nkenerwa bujya ku mubiri buri hagati ya 7.4 n'9. Nureba kuri ka gapapuro gapima ubusharire uzasanga gasa n'icyatsi. Haba ari 7 ni icyatsi, 8 ni icyatsi gisa nk'ikijimye, 9 ni ikindi cyatsi gisa nk'ikijimye, ariko aho ngaho niho wakwiye kubushyira isabune yawe byibuze. Utayishyize muri 7 ishyire mu 8.
utashyira mu 8 ishyire mu 9 nta kibazo, upfa kutarenza 9. Niyo mpamvu silifonike rero ifite akamaro gakomeye cyane iyo uri gukoresha isabune cyangwa se uri gukora isabune, kuko bituma ubasha kuregera neza acidite, ubusharire. Kuko kenshi na kenshi nurangiza gukora isabune utarashyiramo silifonike, isabune yawe ibiri mu busharire bwa 13 nkuko twayivuze hejuru, mu ibara risa nka pink yijimye cyane, kandi ntibwemewe gukoreshwa ku mubiri, kuko iyo ubikoresheje ku mubiri uruhu rwawe rurashishuka, donc isabune iragushishura. Ku mwanya wa 6 tuzakoresha impumuro n'ibara. Impumuro n'ibara, ibi ni ibirungo byongerwa mu isabune ngo isabune irusheho gusa neza no guhumura neza. Buriya kenshi na kenshi ukaraba agasabune gahumura, ukaraba agasabune gafite akabara katandukanye, nubwo kenshi na kenshi uzasanga n'ibara ry'umweru rikunzwe, harimo n'amabara y'umweru nayo wakongeramo isabune yawe gasa n'umweru, wagira ubururu, byaterwa n'ibara ukunda. Rero tudatinze reka twihute nuko dukora isabune yacu. Mbere ya byose, mbere yo gukora isabune, banza ufate caustique yawe. Caustique garama byibuza, niba ugiye gukora isabune bar soap cyangwa isabune hagati ingana na litiro 1 y'amavuta, cyangwa se wakoresha litiro 1 y'amavuta, fata garama 200 za caustique, ubanza uzinike muri litiro y'amazi. Garama 200 ushyire muri litiro y'amazi. Bidatonze we, nurangiza urabizi ko ibi ni reaction exothermique cyangwa se bita bitanga umuriro, ubitereke bibanze bihore neza. Hanyuma uzafata amavuta yawe ushyire mu gikoresho cyawe cyo gukoreramo cya plastike, cyangwa se ikindi gikoresho gikoze muri Rinox. Rinox mbibutse ko ari bwa buso cyangwa ya surface imwe basiga ku cyuma gisya, imwe ibibengera nayo ndakomera nka aluminium. Hari igihe ushaka kwibeshyaho ko ari aluminium, ariko ntabwo ari aluminium, ni inox. N'ufite igikoresho gikoze muri inox nta kibazo, uzakoreremo isabune. Ariko n'ufite igikoresho cya plastike nabyo nta kibazo. Nuvanga uzakoresha kuko gasize inox, cyangwa se ukoreshe igiti gisanzwe, umwuko w'igiti. Donc uzafata amavuta wongeremo whiting, amavuta litiro 1 ya imise, wongeremo whiting grama 120, ubivange neza cyane ku buryo whiting nta gafu na kamwe k'umweru ubona. Hanyuma nurangiza, umaze kuvanga whiting mu mavuta, uzongeramo caustique yindi yahoze neza imwe wavanze mu mazi ya litiro. Nurangiza ubivange neza cyane, byibuza nk'iminota nka 30 cyangwa se 20, ku buryo caustique izakora reaction cyangwa se kivanga neza cyane na caustique, ubundi naryo zingiro ry'isabune, kugeza n'iryo zingiro ry'isabune. Fata amavuta wongeremo whiting, ushyiremo caustique, ariko whiting uzabanza uyivange ku buryo n'agafu k'umweru kagaragara. Caustique uyishyiremo uyivange nk'iminota hagati byibuze 20 na 30. Hanyuma nurangiza uzashyiramo silikate garama 100. Nurangiza uzivange neza cyane. Iyo ushyizemo silikate, isabune itangira kugenda yegerana ifata. Nakubwiye ko silikate akamaro kayo ari gutuma isabune ikomera, isabune itavungagurika, isabune ititura hasi ngo itivunika byoroshye. Uzabona nk'umuntu ucuruza muri butike, isabune mucike yiture hasi yongera yitore ayicuruze. Izo ni imbaraga za silikate. Hanyuma numara gushyiramo, zafata amavuta, vange whiting, givange neza, caustique uyishyiremo. Hanyuma nurangiza ushyiremo silikate, umaze kuvanga byibuza caustique nk'iminota hagati ya 20 na 30. Hanyuma iki gihe ubugeze igihe cyo gushyiramo ibirungo byawe. Donc uzashyiramo ibara, yibuza ntuzarenze akayiko kamwe k'ibara, kari akayiko k'icyayi, kari gato cyane,
kaya duheraho umwana umuti byibuze tubona ko ari grama hagati y'3 n'5 ariko byibuze tubara ko ari hagati ya grama 2 n'3 z'ibara. Hanyuma nurangiza uzashyiramo parufe yawe byibuza mililitiro 5. Ikiba gisigaye hano ni ukuregera pH cyangwa se gushyira neza isabune yawe muri bwa busharire nkenerwa. Nabwiye ko ari hagati ya 7.4 kugeza ku 9. Twagisigaye ni ugufata ka silifonike ukagenda. Donc ufata silifonike byibuze nka grama 60 kandi ukazikoroga neza mu mazi zikarekura, zarangiza ukazagenda usukamo gake gake uregera pH gake gake paka ugeze kuri cya kigero kiri hagati ya 7 n'9, kuko niyo sabune nkenerwa ijya ku mubiri igatuma umubiri wawe uhora umeze neza nta bintu byo gushishuka. Ngira ngo nako tugeze hano ari ukwishyira mu iforoma. Kuri uyu munsi none rero twakoze uburyo buri special kuko urabona ko iforoma yacu idasanzwe. Twakoresheje uduforoma twenda kumera neza cyane, twa duforoma two gukora amakeke. Donc turashaka isabune ariko imeze nka keke. Rero reka dushyiremo isabune yacu hanyuma dutegereze ko iza kuma. Kenshi na kenshi nuko isabune ukabona byacitse amazi, uzabanze mbere yo kwishyira mu iforoma uzabanze uyihorere ibanze yegeranye byibuze bishobora gutwara hagati y'amasaha 5 cyangwa se byibuze amasaha 10. Hari igihe yanga kwegerana neza, yanga gufata bitewe na produit wakoresheje, bitewe nuko silikati itarakora cyane. Urabanza ukabireka mbere yo kubishyira mu iforoma ku buryo yegerana ikamera igikoma gifashe. Kunzo kumva official kadusoyeza. Ushimira kandi subscribe, like, comment, share. Ushimira udahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Igitekerezo cyangwa inyunganizi batwandikira ku kimenyetso cyo guteranya 250 7 8 2 80 20 cyangwa se ikimenyetso cyo guteranya 250 7 2 9 9 20 3 nizo nimero uri kuri screen zawe ziba kuri WhatsApp, ariko wanaduhamagara. Hasta la vista.